ntago bikuraho ko ari abana bawe ushobora kuba uri umuntu w'umugabo urumva ukabukira ubujajwa kandi uri none se ntago wabemereye indezo kuri ribu ntago utandukanye nabo ntago wabemereye indezo mu rukiko wari uhari wigeze watembera amategeko si ubundi ndeho kuyahakanya warasomye se imyanzuro y'urubanza ntago twayisomye twesera izanishyire je natunganye ubwenge wowe ubwenge bwako bucuritse wakigwa n'ikigore we nta soni uragira upanuye ubwambaro urapanu bwa kabiri none kuzakurira kuri social media ngo bagufashe se muri social media se ni muri saro ya uri ikigoryi you are very stupid nyoko wakubyaye nakwigisha umvaye ntabwo nagutwa ko no wabyaye ubwo burere turabonye uburere uha abana bacu ushaka kutarabyaye ariko abawe bari muri wese uburere uha abana bacu aba nanjye abanjye baranze nirayampamutari yagutaye ibishanga iyo ni depression reka ngo suhuze nkwifurize kugira ibihe byiza haba wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze y'u Rwanda ariko aho uherereye hose ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukimara kumva ayo majwi ngo ushyiriyemo uwo ni umugore wabyaranye na Dani nari ngiye kuvuga ngo ni umugore wa Dani ariko ntabwo nahita mbyemeza kubera ko nubwo babyaranye ntabwo bivuze ko ari umugore we uyu mugore nk'uko abantu benshi bari kugenda babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari kuvuga ko ari indiscipline ushobora guhita ubyemeza kimwe n'uko utahita ubyemeza aho ngaho ayo majwi nkumvisha abanza bari ku rukuta rwa TikTok ubwo yari arimo araterana amagambo na mugenzi we ari kumubwira uburyo ki yaje ku mbuga nkoranyambaga akiyandarika ndetse akandagaza umugabo babyaranye ari we Dani Nanone ngira ngo mwagiye mureba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu minsi yashize ubwo uyu mugore yagaragaraga arimo arasebya Dani Nanone avuga ko atamufasha cyangwa se ngo amuhe indezo y'abana babiri babyaranye ariko nyamara Dani Nanone nk'uko tubizi we yemera umwana umwe ariko ntitubizi nimba koko amutangira ibikenewe byose ino kese cyangwa se iyi saga yagiye igaragaramo abantu benshi harimo uwitwa Dani Nanone ndetse n'uyu mugore babyaranye mama w'abahungu nk'uko akunze kwiyita ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye ubwo uwo munyamakuru witwa Kamarade yajyaga kumureba iwe akagaragaza inkweto z'umwana we yambara agiye ku ishuri inkweto zatobotse ibi ni nabyo byabaye intandaro y'ikibazo kugeza na n'ubu uyu mugore arimo araterana amagambo na bagenzi be ngira ngo icyo kiganiro warakibonye ariko niba utaranagikurikiranye reka nkunyuriremo muri makeya uyu mugore ubundi ubusanzwe yabyaranye na Dani Nanone babyarana abana babiri ariko muri uko kubyarana babanyeho igihe gitoya nyuma baza gutandukana ubwo uyu mugore yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Dani Nanone ashaka ngo kumutera icyuma dore ko ngo yakimufatiraga ku ijosi inshuro zirenze imwe ebyiri ndetse zirenze n'inshuro eshatu uyu mugore yagerageje kwifashisha umunyamakuru Kamarade kugira ngo amwereke ko ibyo arimo aravuga ari seriye nibwo bafashe inzira bafata imodoka ya Hilux bajya gupakira imwe mu mitungo ya Dani Nanone bamusanze we ariko ku bw'amahirwe basanga Dani Nanone ntahari nibwo bahise bahitamo gupakira ibintu byo mu nzu byose yewe n'intebe ibi ntago byaje kuba byamushobokera kubera ko hari inzego z'umuyobozi zahise zimucyaha ziramubwira ati ibi uri gukora babyita nk'ubusahuzi rindira nyiri ikibazo cyangwa se uwo mufitanye ikibazo aba ari buza mu biganireho bityo mube mwakemura ikibazo ibyo ngibyo byaratambutse ndetse uwo bita Dani Nanone aza kuza kuba yabashinja kumwinjira mu rugo batabiherewe uburenganzira nibwo uyu munyamakuru Kamarade yireguraga avuga ko ngo ari umunyamakuru ndetse afite uburenganzira bwo kutara inkuru mu buryo bwose bushoboka ariko nyamara iyo ugiye kureba uyu Kamarade nyamara nubwo akora kuri YouTube ntabwo bivuze ko ari umunyamakuru kubera ko abantu bose bakora kuri YouTube ntabwo burya baba ari abanyamakuru ushobora kuba utara amakuru ariko utayatara kinyamwuga cyangwa se nta karita y'abanyamakuru ufite ibyo ngibyo Dani Nanone yabirengeje amaso arangije ngo atanga ikirego muri RIB avuga ko bamwibye $3,600,000 basanze ku meza ushobora kwibaza ngo $3,600,000 ni gute wabisiga muri saro hanyuma ugakinga icyumba dore ko muri iki gipangu cyangwa se muri ino nzu Dani Nanone yabagamo habagamo umukozi wari ushinzwe kurinda ino nzu cyangwa se wari ushinzwe kujya mutekera akamufasha n'indi mirimo yo mu rugo ibyo ngibyo reka nse nkubirenzaho hanyuma ngaruke uno munsi ku kibazo nyirizina nk'uko mukurikiye imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye muri kugenda mubona amashusho y'umuntu bita Dani Nanone Philipita ndetse n'uyu mugore we
uyu mugore ari we bita Amore cyangwa se mama w'abahungu, abantu benshi bari kugenda bamugabaho igitero. Hari uyu mukobwa barimo baravugana muri ano majwi maze kumvisha cyangwa se ndibona kumvishe, hari uwitwa DJ Brian, hari uwitwa Shadibu n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye bagaruka bavuga ko uyu mugore ari ikigoryi, kuba yagerageje kuzana ubuzima bwe ngo nuko Dani Nanone yamuteye inda akabizana ku mbuga nkoranyambaga. Aho ngaho nawe yagiye yagaruka nawe abatera amagambo, bityo biza kuba intambara y'amagambo mu buryo busa nkaho bidahesha icyubahiro. Mugaruye nanone kuri Dani Nanone ubwo yakoraga ikiganiro ku cyumweru, mu kiganiro dukunze kwita Sunday Choice Live kibera ku Isibo TV, ubwo yari ari kumwe n'uwo bita Philipita bateranye amagambo. Ndagira ngo wumve ikiganiro bagiranye barimo baraterana amagambo, ubwo Philipita yageragezaga kumubaza ku kibazo arimo aravugwaho ku mbuga nkoranyambaga cyo kuba adatanga indezo. ngaho nyibwiriraho uwo mubyeyi. Ntabwo ndi umubyeyi wawe bro. Uri umubyeyi w'abana bawe, ariko nubwo bazi uri mu nzu ugakinga uri kumwe n'abandi bakobwa ntabwo bikuraho ko ari abana bawe. Ushobora kuba uri umuntu w'umugabo urumva ukabafugira ubujajwa kandi uri none se ntabwo wabemereye indezo kuri RIB? Ntabwo utandukanye nabo. Ntabwo wabemereye indezo mu rukiko? Wari uhari wigeze watenda amategeko si ubundi ndeho kuyahakanya. Warasomye se? Imyanzuro y'urubanza ntabwo twayisomye twese ra. Ikibazo nyine birababaje. Imyanzuro y'urubanza kibabaje si mu kino kiganiro. Ariko niba n'ubutabera bw'u Rwanda bubeshya nabyo tubivuga hano nta butabera bwabeshya. None se ko atabyemera? Ntabwo bwabeshya. Nta butabera bwabeshya. None se si abana bawe bariya? Mbese ubwo nturi umubyeyi? Ikintu kigaragaza umuntu w'umugabo nyine ariko nanone ufite ubugabo. Umugabo ni wihakana abana? Budahagije ni umuntu uzana suje zitandukanye. Twari turi ku kijyanye na Genda kubwiye nti ngaho mbwira mubyeyi. Uravuga uti si ndi umubyeyi, ariko koko wamugani nta nubwo uri umubyeyi. Ariko wamugani nta nubwo uri umubyeyi. Ntabwo ndi umubyeyi wawe. Nese wamugani nkurikije ibyo mbona. You know what? Mbabwire ikintu kibabaje, hari ibintu tujya dukina nabyo sibyo, ariko tutazi impact zishobora kugira ku bantu. Wenda njyewe ndi hano ndi mukuru mbasha kuvuga mbasha no kwivuga, ariko abandi bajeni batoya cyane bagirwaho ingaruka cyane n'ibintu bikorwa n'abantu bafite inyungu bakora ibintu baharanira inyungu zabo, kandi hari benshi bigiraho ingaruka. Ukimara kumva aya majwi ya Dani Nanone ndetse na Philipita ubwo bashwanaga bari mu kiganiro, reka nkubwire ubundi ikibazo ntago ari aha cyatangiriye. Reka nse nk'ugusubiza inyuma gatoya kugira ngo wumve aho bifu yaturutse. Ubwo uwo bita Dani Nanone ndetse n'uwo bita Kenisoro bahuriraga mu ndirimbo imwe y'uwo bita Shema Tatu yitwa No Wahala, Dani Nanone yagarutse ku ndirimbo cyangwa se ku muhanzi bita Philipita, ashyiramo agatero kavuga ngo Philipita ntuzongera kumvugaho nonsense. Ako kajambo konyine ubundi kugeza ubu niko kamaze gutera ikibazo. Ubwo Dani Nanone yashyiragamo umurongo uvuga ngo Philipita ntuzongera kumvugaho nonsense cyangwa se ntuzongera kumvugaho amagambo atamakinga sense cyangwa se adafite ubusobanuro cyangwa se amagambo y'ubugoryi. Ibyo byababaje Philipita, ariko kubera ko Philipita n'ubundi tumuzi ko adakunze gukora imiziki yari yarabuze ahantu amutegera. Ubwo rero Dani Nanone yagombaga kuza gukora ikiganiro ku Isibo, niyo Philipita yamutegeye. Kubera inkuru zari zimaze iminsi zivugwa kuri Dani Nanone, Philipita yahise aboneraho mu kumwakira ahita avuga ngo turakwakiriye mugabo ufite ibibazo. Ese wowe udukurikiye koko hari umugabo wundi utagira ibibazo? Dani Nanone ubundi yaraje ku Isibo aje gupremieringa album ye cyangwa se EP extended play cyangwa se umuzingo w'indirimbo ze afite agiye gusohora. Ngira ngo mwabonye ya mbere yitwa So Far. Iyo ni indirimbo ya mbere yasohotse ngira ngo nta n'icyumweru gishize, ubwo hamuvugwagaho aya makuru yose mwagiye mwumva. Hanyuma Philipita nk'umunyamakuru aho kugira ngo amwakire nk'umuhanzi, ahubwo yahise amwakira amubaza ibyo bibazo byo kuba adatanga indezo. Dani Nanone ubwo yaraje gupremieringa umuzingo w'indirimbo ze cyangwa se extended play yitwa Rimwe Rimwe Kabiri, ushobora kwibaza ngo Rimwe Rimwe Kabiri ni iki? Ubundi uyu mubare cyangwa se iyi nimero nk'uko tuyizi, ubundi iyi nimero ni iya polisi y'u Rwanda. Ibyo ngibyo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ino albumu, dore ko n'ubundi amaze iminsi avugwaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ndetse hashobora no kuzamo polisi. Ariko uyu Philipita ntabwo ari cyo kibazo yahise amubaza, ahubwo yahise amubaza impamvu adatanga indezo. Ibi ngibi byarakaje Dani Nanone, nibwo rero bateranye amagambo muri ako ka audio nakumvishije, nibwo byaje kuza kuba byaba ikibazo.
kugeza na n'ubu aho Dani Nanone arimo aravuga ko Philipita yamuhemukiye, yagombaga kumubaza ibi ngibi inyuma ya kamera kubera ko uyu muhanzi yari azanye gupremiyaringa indirimbo, ntabwo yari aje kuvuga ku kibazo cye n'uwo babyaranye. Kugeza ubu ngubu ndakubwira ko byakomeje guteza intambara kugeza na n'ubu, ubwo Philipita atashoboye kubyihanganira ndetse n'uwo bita Dani Nanone. Dani Nanone akaba yafashe umwanzuro wo gusubira muri studio akongera agakosora zimwe mu ndirimbo yari amaze gukora ndetse yari amaze no kuzisoza, bityo akaba yakongeramo indirimbo ivuga ku mateka cyangwa se kuri ubu buzima amazemo icyumweru nimba atari 2 anyuramo. Ibi ngibi yabivuze mu kiganiro yakoraga ubwo yari ari kumwe n'abanyamakuru bo kuri BNB. Ikiganiro cyabaye uyu munsi bitewe naho cyangwa se n'igihe uri muri umvira iki kiganiro, ariko ngewe bikubwira nyine nuko icyo kiganiro yagikoze uyu munsi. Dani Nanone ibi ngibi byaramubabaje kubigeza na n'ubu, ubwo arimo arajya gupremiyaringa indirimbo cyangwa se ngo avuge ku muzingo w'indirimbo ze, bakamubazaho iki kibazo cy'abana ngo ashobora kuba adatanga indezo, ariko kandi nyamara we akavuga ko uyu atari wo mwanya wo kubivugaho ndetse ko adakwiye kubivugira mu itangazamakuru, ahubwo afite ahandi yabivugira. Ibi ngibi nk'uko murimo muragenda mukurikirana za YouTube cyangwa se n'ahandi hose hagiye hatandukanye kuri za social media, Dani Nanone ubundi nta kintu ashaka kubivugaho. Ushobora kwibaza ngo uyu mugore arimo aramushakaho iki? Ese ni hiti cyangwa se nibyo koko Dani Nanone ntabwo atanga indezo? Ibi ni ikibazo kireba ubushinjacyaha ndetse n'inzego z'ubuyobozi zigiye zitandukanye. Ubundi ntabwo byari bikwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga nk'uko aba bagore cyangwa se aba bakobwa bakomeje kugenda babwira uwo bita Amour cyangwa se mama w'abahungu, bagenda bamugaya. Uwo bita DJ Brian ubundi yamubwiye ati ubu twese uko twagiye duterwa inda ntabwo twari dukwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga ngo tuvuge ku bagabo baduteye inda. Ndetse n'uwo bita Shadibu nawe agaruka amubwira gutyo. N'undi mukobwa nawe ntashatse kuba navuga izina rye nonaha nawe nuko yamubwiye. Ngira ngo mwumvise akaudio kabanje, ariko ndagira ngo ngushyiremo audio yose uyumve neza ukuntu bagiye baterana amagambo, nawe wumve uyu mugore bita Amour cyangwa se mama w'abahungu, uyu wabyaranye na Dani Nanone, umbwire ko atari indiscipline. Hanyuma numara kumva iyi audio ngiye kugushyiriramo, urandika muri komanteri uko ubyumvise. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like. Ndagushimiye cyane, reka ngushyiremo aya majwi y'uwo bita Amour cyangwa se mama w'abahungu, ari we uyu mugore wabyaranye na Dani Nanone. Wumve ikiganiro yagiranye n'uyu mukobwa ubwo yari arimo aramunenga ko atarakwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga ngo yandagaze Dani ngo nuko yamuteye inda. Ndagushimiye cyane, hanyuma uryoherwe n'iki kiganiro. Ubwenge njye naratunganye ubwenge, wowe ubwenge bwawe ko bucuritse wakigwa n'umugore we nta soni. Uragiye urapana ubwambaro urapana ubwa kabiri none kuza kurira kuri social media ngo bagufashe se muri social media se ni muri saro ya uri ikigoryi, you are very stupid. Nakwigiye nakwigisha umvaye ntabwo nagutwa ko no wabyaye ubwo burere turabonye uburere uhabana bacu ushaka utarabyara ariko bawe bari muri uburere uhabana bacu aba nanjye baranze nira mpamvu tari yagutaye bishanga iyo ni depression, iyo ni depression. Okay, that is depression. I no muri we said that depression. That is depression. Okay? That is depression is gonna kill you. Na soni gwarusha kwa mpanga ngende nshinzi kukureza mori wowe. Ahubwo ari kuba Daniel nkamusaza wanjye tuvukana mbara kumwesheje amazi n'ikanya. Eka kagira inkuru ndabikubwiye shari uramubona uriya ni ikiduma ngende ibyo wisataguramo byose uburenganzira bwo kuvuga ngo ngiye nkuru mogi ko ntabwo tubisanye nta n'utubare tuciritse imvugo iwanyu mu biryo rwose inkuru mogi umva mori mu biryo niwo mu nkuru mogi n'abanyogokuru n'abasogokuru n'abuzukuru mwese usisangira namwe urumogi wa mabiki sheta midamo ha video yawe uri kumwe urumogi wari gucoma wa kigoryi we urwo n'urumogi gusyu urwo n'urumogi wanjye gera aho na mugore ufite mu mutwe hazi mukora ibintu nka biriya sheriya ni depression Samia mpiyo video kubaka byara kunaniye uraho uri mu butiku uri mu muhanda urashaje zana video nawe sheri zana video tugambo wagacucu nawe ari kuvuga ubugambo basamye gusa ngo kazi ushaje gusa ngaho cyagoryi wowe ugwaruje kumagara gwasa iki
azanye amabyi ku meza wa kigoryo ngaho tangira kunkukira ababyeyi njyewe njye ni umva nkubwire sheri njye nta burere ntacyo umbwira ntacyo wankora wawe ufite uburere bukenya ikigoryo ni wowe ujya gushaka hanze umugabo mwabyaranye yakurongora gushinyitse ufite ubuhagije twakumvishe of course njye ntacyo mfite cyo guhomba ariko ababyeyi babazaza basanga ibi ngibi nta soni waruje kumpangara njyewe byose kumpangara njye sanjye nawe umugabo wampaye video wazaza no guharabikana je ntabwo ndi guharabikana niyo sumbanje ibi bigize gushinja umuntu urumvire wabanje kuzambisubiramo basina gutinya nabivuze kuri live ufite Sami ya video iri hehe hiti nkeneye usazi ubusa uri kuvuga Sami ya niba uri kubeshyera umuntu usazi ukuri ikibuno cyaguye mu nge ntabwo ngana nawe ibyo baba ntabwo ngana nawe wari nka tante wanjye niba utabaye nka gramere wanjye usazi ubusa mori usazi ubusa uva imihanda urashaje umva inama za Natasha ari kuguha uva imihanda urashaje ibyo urashaje pe urashaje wasanye n'iminyari nta soni waruje kumangara sheri njye nta muntu ujya umangara comment mwandikeho mama b'abahungu muri comment nta muntu ujya umangara Sande bamwandiki cyangwa barorere nje ntacyo mfite cyo guhunga ego tubeshye video ego tubeshye nawe ndi kukubeshye Sande nta nubwo kuko ari na Godfather nishatse nayimuha view oya ihe Godfather urankunze byakugiriye ibanga ibyo ntazi sheri oya ako kagira ibanga je nta nubwo nsangira nawe mori none sungiriye ibanga muvandi kubera urukundo nkunda gute wotaringira utangiye kuntu none kutazana video utangiye kuntuka warusandi buze nkaceceka Unase gutukana no guharabika none se cyane guharabitse nindo waharabitse mugenzi se utangiye kuvuga wari kumpa umwanya nkavuga ngo Sami yaraje ngo azanye iki sheri nje sinjya ntinya agahutinya narakebuye sheri nje ntabwo njya ntinya ntabwo njya ntinya nubwo nasamye mpangara ngo hangare urumva sinageza hawe hari interview wari wambonamo oya twaganira ariko kuzana video mutanafite mukavuga video nta niyo mufite biratubangamiye It's okay Sunday it's fine it's okay leave it nyine byagaragaye kuri kubeshya wayitanze unshakira akajipo kapira Sunday ntabwo njya ku ruhande morini uri kubyumva neza kuko singutinya singusenga same to you same to me also ariko you don't have any right to come here and disrespect me naye nzamutse kuri pano Godfather niwe warunzamuye uravuze ngo azanye iki mo uri inshinze ariko ngenda kurenze ndanagukuza ndagututse nkubajije icyo uzanye nyine uvuze nabi basubize inyuma abari kondinze babyumvise morini babyumvise ugenda ujye kundega ntabwo ndinde njyewe wowe niwe wagiye ibitutsi byishe niwe busheri niwe menyerera imbago uzi gutukana twakwemeye baguha igikombe jya kundega baguha igikombe umva sheri jya kurega baguhinda zive kuri TikTok kuri TikTok se ni muri saro ya so urashaka wiki njye ko kuri TikTok ni muri saro ya so umva sheri ni wowe umenyerera iburi wawe kurega ni wowe umenyerera drama iyo mico yanyu yo guhamagara abantu bose sheri muzayirinde sheri ni igifaransa niba utaranize neza si ikibazo cyane oya genda no sheri niba utarize neza that's not my problem niba warize muri leta wishyura bitatu that's not my problem that's the problem to know period that's on period ariko aho wize yari gore hano habyara abagore bacuruza agataro babyabara batanu ariko barabatunze wowe kwirirwa wasama abanje kandi ni wowe batunze nta soni uri kwirirwa abanje ni wowe batunga waducu mani reka nigendere murakoze pe murakoze Godfather arakoze kundukisha reka manuke